mugabo waterajwe umuntu ibyuma n'abayobozi bareba gutya aramujombagura inaha ngaha niba udatashye kare cyangwa ngo witwararike barakwica cyangwa bagukubite ntuvuga ngo urajya kurega he mana yanjye ndasaba umutekano pe ariko ntabwo nta ngufu bashyira mu kumushakisha pe kuko niyo agaragaye agenda yihishahisha ntabwo byumvikana ukuntu umuntu yishe umuntu cyangwa yamukubise yamukomerekeje bikabije nyuma y'amezi 2 ukamubona yidedembye ukabona kubisa undi ukabona bibaye gutyo bizarangira bite turasaba ubuyobozi rwose ko bwaducungira umutekano kandi uhohotera abantu cyangwa se umuntu ushaka kwigira igihazi mu bantu akaba yahanwa n'abandi bagahanwa abandi bakareberaho ariko nimba uyu nguyu yakoze ikosa ntahanwe ngo bigaragare ko yahanwe na mugenzi we araza arikore ubwo rero mana ni ibintu bikabije sinzi ko no mu Rwanda ibintu bibi naha sinzi ko mu Rwanda byakabaye bihaba ntago bibaho wagira ngo turi mu kindi gihugu ubuyobozi bufata ingamba nta ngamba turatereranwa cyane birenze damu wanjye n'umbwiye ati wa muhungu witwa Rize baravuze ngo bamwiciye hariya hepfo nibwo nyonza akagare ndaza mugezeho waharya